Ndagusuje cyane abadukurikira kuri Nile Doctor, urubuga tubagezaho ibiganiro byinshi bijyanye n'ubuzima bw'umwana, bya bintu byose ukwiriye gukora kugira ngo ubuzima bw'umwana bugende neza. Uyu munsi rero tugira ibintu bitatu ukwiye kwitaho niba ufite umwana muto, kugira ngo nyine umenye neza yuko ubuzima bw'umwana bumeze neza, cyangwa nanone ubwire bya bintu bitatu ukwiye kwitaho igihe cyose umwana bifite, kugira ngo urinde umwana kuba yajya ubuzima bwe bwajya mu byago. Ubundi ibintu bitatu ukwiye gukora kugira ngo ubuzima bw'umwana bugende neza, ikintu cya mbere ni ukwita kuri dayati. Uyu mwana afata bimeze gute? Ese niba umwana yonka aronka neza? Ese niba umwana ufata ifunguro afata indyo yuzuye? Icyo kintu rwose nucyitaho bizaba bimeze neza, umwana azakura neza, azagira ubuzima bwiza. Ikindi kintu ukwiye kwitaho ni hygiene, isuku ni ikintu cy'ingenzi igihe cyose ufite umwana, otherwise uzajya uhora mu bitaro, uzajya uhora umwana arwaye, uzajya uhora uhangayitse, nyine uzajya uhora uri muri situation itoroheye umubyeyi wese. Ikindi kintu ni ukwita kuri psychology, nyine kwita ku buzima bwo mu mutwe bw'umwana ni ikintu abantu bibagirwa, ariko kiri crucial. Please, ababyeyi mukwiye kwita ku buzima bw'umwana bwo mu mutwe, ku buzima bwo mu mutwe bw'abana, kugira ngo making sure ko bari safe, bameze neza, bari tayari, nyine ubuzima bwabo bwo mu mutwe bumeze neza. Noneho bya bintu bitatu nababwiye ukwiye kwitaho ntiwirengagize igihe cyose umwana bifite, whatever age, umwana wese utonka ni ikintu gihangayikishije, cyangwa umwana udafata ifunguro rye ni ikintu gihangayikishije. Mukwiye kubimenya mukabyitaho, kuko bizafasha umwana kugira ngo nyine umenye ko ameze neza, ko ari gukura neza, nyine bizagufasha. Ikindi kintu ukwiye kwitaho ni igihe umwana ubona ahumeka nabi. Ese wari uzi yuko mu bintu byica abana, ikintu gishobora gutuma umwana apfa byihuse ari uguhumeka nabi k'umwana? Kuko iyo umwana ahumeka nabi bizamutwara imbaraga nyinshi, muri kumutwara imbaraga nyinshi, n'ahantu uzasanga n'ibihaha birekeye gukora, agire icyo twita respiratory arrest, ukagize respiratory arrest, even n'umutima nyine uzahagarara. Ni ingenzi rero yuko wita kuri uko umwana ahumeka. Igihe cyose ahumetse nabi, it is emergency, ugomba kumugeza kwa muganga kugira ngo bamufashe kare, twirinde ibyago by'uko yajya muri izo arrest bibiri uko ari ebyiri. Ikindi kintu cya gatatu ukwiye kwitaho ni umwana wagize diyare akanaruka. Ese wari uzi yuko abana bagira diyare bakaruka bafite ibyago byinshi byo kuba bajya muri shock? Igihe cyose rero umwana agize diyare akaruka, it is emergency, agomba kujya kwa muganga bakamwasesinga bakareba ko ameze neza, kugira ngo twirinde ko ajya muri shock rwose bikatubana ikibazo. Ibyo nubikora wowe mubyeyi, uzaba udukoreye ikintu cyiza, uzaba rwose ukoze ikintu buri muntu wese yifuza ko wakora. Ibyo bintu bitatu navuze ukwiye kubyitaho, n'ibyo bintu bitatu navuze ukwiye kubyirinda, nyine kugira ngo ubuzima bw'umwana bube bumeze neza. Ndagushimiye ntugende udakoze subscribe, ugende udakoze like, kugira ngo nyine ujye ubona ibiganiro byinshi byacu, inama zacu zijyanye no kwita ku buzima bw'umwana.